Kanda subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe, biroroshye cyane. Mwiriwe neza mwe dukomeza kubana hano umunsi ku wundi, ndabashimiye cyane. Uyu munsi ngiye nyamukuru inzanye aha ngaha no kubagezaho application zigera kuri enye zagufasha kubikuza amafaranga aho waba uherereye hose, uri mu Rwanda, Burundi, Kenya ndetse n'ahandi, cyane cyane ku bantu muherereye mu Rwanda. Izi application ko ari enye zizagufasha kubikuza amafaranga yose ya online kuri platform uzabasha kuba wakoreraho amafaranga. Izi application uko ari enye, uko zitondetse ari enye, zizagufasha kuba wabikuza amafaranga, kandi cyiza ntabwo zisaba verification nyinshi kuko Binance isaba verification nyinshi. Hari benshi bakoresha Binance ariko bataraba verified, muri make ntibakakira amafaranga bifashishije Binance. Iyi ije ku mwanya wa mbere, ni igisubizo. Iyi bayita Trust Wallet. Trust Wallet yakira amafaranga y'amakriputo yose kuko Binance ibigenza ikayavunja ikayaguhereza kuri mobile money mu buryo bworoshye cyane. Mbere na mbere ngiye kwereka uburyo wabikuza amafaranga muri platform mbere yuko nkwereka uburyo wayohereza. Rero kubikuza amafaranga yavaye muri platform zitandukanye, uraza uhitemo crypto ushaka ariyo yose ugiye kuba wakakira amafaranga. Urugero reka mpitemo Dogecoin coin, ariyo iyi ngiyi. Uhitemo Dogecoin coin, umara guhitamo Dogecoin coin uyikandeho. Ukigera aha ngaha harimo uburyo bwinshi. Hano harimo uburyo bwo gusendinga Dogecoin coin yohereza undi muntu, akaba uburyo bwo kwakira Dogecoin coin wakoreye mu ma platform, akaba uburyo bwo kuba waya transfer, hano hakaba uburyo bwo kuba wazigurisha, kuzigura ndetse n'uburyo bwo kuzigurisha. Hano ngiye kwereka uburyo wagurisha Dogecoin coin muri no platform mu buryo bworoshye cyane. Aha ngaha uzogakanda hano kuri sell mu gihe ushaka kuzigurisha, hano buy mu gihe ushaka kuzigura, hano receive. Hano kuri receive uraza kuri receive, uraza ukanda hano kuri receive, urahita ubona UR code. Iyi UR code uraza ukande hano kuri copy. Aha ngaha kuri copy, ukimara gukanda kuri copy uraza kubasha kwakira amafaranga aturutse muri iyo platform uzaba uri gukuramo Dogecoin coin. Uraza ukore copy, nurangiza iyi copy chain wakopiyemo hano uyijyane muri ya platform uyishyiremo, nurangiza ukande withdraw. Amafaranga arahita aza kuri Dogecoin coin mu mafaranga ufite. Noneho mu gihe uzaba ukeneye kuyabikuza, uraza ukande hano kuri sell. Aha ngaha kuri sell, ukimara gukanda hano kuri sell, uraza ukanda hano kuri sell. Ukimara hano gukanda kuri sell, uraza bahita bakubwira Dogecoin coin ufite. Urabona ko dufite Dogecoin coin 0, muri make nta Dogecoin coin z'amafaranga menshi dufiteho 0 balance. Iyo aza kuba tuzifite twari guhita tukanda sell hano hasi tukazigurisha bakaduhereza kuri mobile money. Biroroshye cyane, harimo uburyo bwinshi. Reba video yose kugeza irangiye kugira ngo usobanukirwe byimbitse. Aha ngaha rero yakira amafaranga y'amakriputo, hari ayo uza kumva bwa mbere kuko hari ayo Binance idafite, iyi Trust Wallet ifite. Iyi bayita ari amafaranga bita amakra y'amakriputo, ariyo bita Air, Bullet, Ion, Crate, Argo, Alex, ET, BNB, BTC, BC. Ndabizi abenshi murabimenyera, ama BNB murayazi, ama BTC murayazi, ndetse ama BOBH. Hano harimo amakriputo atandukanye bitewe n'igihugu uherereyemo. Aha ngaha harimo ama Dogecoin coin. Nimba warigeze gukora muri platform itanga ama Dogecoin coin, ubu nibwo buryo bwo kubikuza. Uraza uhitamo wenda Dogecoin coin, numara kuba wahitamo Dogecoin coin cyangwa Ethereum, bahita bagusaba kuba washyiramo chain y'iyo application baguze kuba wayibikuzamo byoroshye cyane. Alright, uzo kandi hano kuri start now uhite ukomeza. Hano harimo nyinshi, ushobora kuzihitamo Dogecoin cyangwa BNB. Hano harimo nyinshi, harimo ama LTC, ama BTC, ama BNB, ama DOT, ama Solana. Hano harimo uburyo bwa crypto nyinshi zikoreshwa hano ku isi hose. Izi ni uburyo bwa crypto, ndaje nkwereke n'ubundi buryo wakifashisha nimba ukorera amafaranga y'amakriputo. Iyi ni app nziza yabigufashamo kandi idasaba verification nimwe, uretse email gusa, ntago igusaba irangamuntu cyangwa kuba yagufotora ndetse n'ibintu byinshi. Iyi ngiyi rero irizewe kandi icyiza cyayo ifite umutekano kuko ukiyinjiramo bayita Trust Wallet. Kaze nyikwereke neza kugira ngo uze kuba ireba, dore logo yayo niyo iyi ngiyi bayita Trust Wallet. Urabona ko ukinjiramo bahita bagusaba gushyiramo code cyangwa ugashyiramo igikumwe kugira ngo basuzume neza ko ari wowe. Urabona ko ndi kugishyiramo bakacyanga, bivuze ko niba cyanga uraza ukoresha pin 112005, bahita banyemera kuyinjiramo ku buryo nta muntu wabasha kukwiba amafaranga yawe ayohereze kuri mobile money mu makriputo wagiye ukorera. Iyo ukuriye amafaranga abari aha ngaha hejuru, abari aha ngaha kuri main wallet 1 aha ngaha, cyangwa bitewe naho wabikuje, imba ari Dogecoin cyangwa amakriputo uraza ukaba wayikoresha. Rero hano harimo uburyo bwinshi bwo kuba
wabikuzamo. Reka nze nkwereke uburyo bwa kabiri. Ni uburyo bwa mbere wakifashisha ukabasha kubikura amafaranga online ya crypto. Ubundi buryo rero ariko tugiye kuzakoresha kuri ya application naberetse tubikuza tuyashyira kuri mobile money ni app bita Airteam. Hano urabona ko ino application yari yashaje bayita Airteam, nikoreye update, ariko reka mbe nyitarutse njye ku yindi application mu gihe iri kuba updated. Reka tuze kuri application ya gatatu bita Payer. Iyi application ni application yagufasha kubikuza kuri platform zitandukanye ikaguhereza kuri mobile money mu buryo bworoshye. Urabona ko zose zisaba fingerprint cyangwa zikagusaba password cyangwa code kugira ngo batakwibira amafaranga. Izi application urabona ko gishyiraho fingerprint itizikaninga kugira ngo isuzume neza ko ari njye, nimara kubisuzuma neza irahita inyemerera ninjiremo rino application, noneho mbashe kuba nakakira amafaranga bitansabye verification nyinshi. Iyi ngiyi yakira ama Bitcoin, ama Lithium, ama Bitcoin, ama Dash, Ripple, Dogecoin na Tronix. Iyi nayo yakira amafaranga y'ama crypto ariko si menshi cyane. Nka Trust Wallet yakira crypto zose zishoboka, ariko izi ngizi nizo dukunda gukoresha mu Rwanda. Maze igihe kinini ntabahereza video kuko ijwi ntirimeze neza, ndetse na n'ubu ndakeka uri kubyumva ntabwo ijwi rimeze neza kuko maze iminsi kwaye. Rero ahangaha harimo uburyo bwinshi. Hano bwa transfer ni uburyo bwo kuba wakishyurwa. Ushobora kuba wenda ukeneye kwishyurwa ukoresheje BNB, Arbitrum, TRX, ama Payers. Wenda sinzi, uraza wenda uhitemo nimba ugiye kwakira amafaranga y'ama TRX cyangwa Dogecoin. Kamitemo wenda Dogecoin, tugiye kwakira Dogecoin. Ahangaha ukigera ahangaha urabona ko tugiye gufata link address y'ahangaha ya Dogecoin tukayishyiramo ahangaha kugira ngo tube twayakira. Rero ahangaha biroroshye cyane. Icyo usabwa uraza kandi hano kuri transfer, numara kuba wahitamo uraza kandi hano hasi kuri transfer. Aha numara kuba washyiramo chain ya Dogecoin ugahita wakira amafaranga yawe hano kuri ino application ya Payer mu buryo bworoshye cyane, ugahita uyashyira kuri mobile money bakayakuvunjira. Hano harimo uburyo bwinshi ushobora kuzwitamo uburyo bwa TRX. Warangiza ugashyiramo ino iyi code, ndakeka urimo kuyireba ahangaha, noneho ugahita uyakira hano muri Payers ukaba uyohereza kuri mobile money cyangwa kuri banki ako kanya. Hano rero hari na platform zakira amafaranga zikoresheje Payers. Apana urabona ko hano ni uburyo bwa payment system. Izi ni system ushobora kuba wakishyurwa mu payment. Hano harimo Bitcoin, Arbitrum, TRX, Lithium n'ibindi, ama Litecoin, ama Bitcoin, ama Tronix ndetse n'andi atandukanye, ariko hari izikoresha Payers. Ushobora kuza rero ahangaha ugahitamo Payers. Wamara guhitamo Payers ugahita ureba muri iyo platform ugiye gukoreramo amafaranga. Rero balance urabona ko dufiteho 0. Noneho ikintu tuza kuba twakora, turaza kuba wenda dushaka nko kureba account number yawe nyine bakoresha bakoherezaho amafaranga. Uraza hano account number nimba uri kureba hano hejuru ibitangizwa n'inyuguti ya P. Noneho iyi ngiyi niyo ukopiya cyangwa wandika aho ugiye kubikuriza, noneho ugahita uyakiramo ahangaha. Warangiza ugahita ukora exchange ahangaha kuri exchanger, bakaguhindurira amafaranga yawe bakayakuvunjira bakaguhereza kuri mobile money. Uza ugakanda hano kuri exchanger, ukimara kuhakanda ushyiramo umubare wayo ushaka wenda kwakira. Wenda tukaza duhitemo ama BNB, wenda ama BNB sinzi mburi kuyareba, ama BNB 58. Aya ngaya angana n'ama TRX 878, ariko hano kuko urabona bari gushyamaga ko batubwira ko balance yacu iri 0, amafaranga ariho y'ama Bitcoin. Ama Bitcoin rero 58 akaba angana n'aya TRX USDT waba ugiye kubikuza. Ama Bitcoin afite agaciro kari hejuru, niyo mpamvu. Exchange rero urabona ko ahangaha hasi bari kutubwira ngo tugiye kuba twaka exchanginga ama BTC 58 ugahita tuyakira kuri mobile money muri ubu buryo. Rero ubu ni uburyo bwa exchange. Ukimara kubikora gutyo baratuba yakuvunjira, warangiza ugatanga nomero yawe mu gihe uyafite. Utukana hano kuri Bitcoin exchange, urabona ko ukiyakanda basubwira ngo do not, basubwira aya magambo y'umutuku agiye kuza ngo do not have insufficient fund on your account. Nta mafaranga ufiteho ahagije yo kuba wakora icyo gikorwa. Rero biroroshye, hano ushobora kuba wakakira amafaranga atandukanye mu buryo bworoshye cyane. Rero hano harimo uburyo bwinshi kuba wakakira amafaranga wifashishije zino application maze kukwereka. Hakaba hasigaye application imwe yonyine yagufasha kwakira amafaranga hano online. Iyo application yitwa Wise, ushobora kuyifashisha. Ni ifite logo imeze gutya. Urajya kuri Play Store urayisangaho, urangiza hano urashyiramo code,
waba warashyizemo izajya igufasha kuba wayinjiramo kugira ngo batakwibira amafaranga, urahita ubibona gutya. Hano harimo uburyo bwinshi ushobora kuba wakishyurwa ku makadisi nimba uri kubireba, nimba ushaka gukoresha kadi ya banki ndetse n'uburyo bwa payment butandukanye. Ukigera ahangaha ukimara kubinjiramo uraza ugere ahangaha. Ahangaha harimo uburyo bwinshi bwo kuba wakakiramo amafaranga mu buryo butandukanye. Iyi ngiyi nayo yabigufashamo, hari izagusaba Wise kugira ngo ube wabikoze. Rero iyi application usabwa kuyitunga muri telefone yawe kugira ngo izagufashe kuba wakakira amafaranga mu buryo butandukanye. Iyi ngiyi yakira amafaranga ku makadisi ndetse n'amabanki account mu buryo bworoshye. Rero nawe wagerageza ukayikoresha. Urabona ko ni Tuyisenge Jean d'Amour, iyo niyo personal account yanjye. Urumva ni ibintu byoroshye, nawe wagerageza ukabikora. Iyi Wise yaguhereza kuri mobile money ako kanya. Wowe icyo ukora uraza wenda nimba ufiteho amafaranga, uraza wenda sendingi mu gusa hano kanda hano kuri send money, uraza kanda hano kuri send money, nurangiza uhitemo ayo ushaka kohereza, uhitemo umubare w'amafaranga ushaka kwakira. Nimba ari amadolari 2, amadolari 20, urabona ko noneho ahangaha bagiye kutubwira ngo debit card. Nimba ufite debit card cyangwa credit card, hano uraza uyishyiremo. Hano urabona ko bari kutubwira ngo baradukata amadolari, aratugeraho ari amadolari 16.83, baradukata amadolari 3. Nimba tugiye kubikoza amadolari 20, baradukata amadolari 3.17. Mu gihe rero wakoresheje iyi Wise, yoho ndumva bakata cyane. Iyi Wise barakata cyane kuko mu madolari 20 bakataho amadolari 3, ariko bakaguhereza kuri kadi, baguhereza kuri debit card cyangwa visa card ya banki yawe ukoresha. Noneho uraza ukandeho, ukimara kuba wakandaho urabonamo uburyo bwo kuba wakakira amafaranga kuri credit card. Uraza uhitemo bitewe n'amafaranga ushaka. Your balance fees, urabona ko hano ari 1 n'ibice 3 by'idolari niyo bagukata mu gihe wahisemo gukoresha iyi transfer yo hasi, ariko abenshi dukoresha debit card, niyo bakata amadolari angana gutya. Bank account bakata amadolari 2, wire transfers bakata amadolari 9. waza ugahitamo ikunogeye itagukata menshi. Rero ngiye kuwiteramo wahitamo iyi ngiyi, nubwo ndi kubona iyi ntabwo ikora neza. Abenshi bakoresha debit card mu buryo bwo kubikoza, bakata amadolari 3. warangiza ugatukanda add receipt ugategereza. Ukigera ahangaha bagusaba gushyiramo kadi ya banki yawe, urahita ushyiramo bank detail. Ahangaha nimba uri kubireba urasabwa gushyiramo name, address, number of account, nyine biba biri kuri kadi number kugira ngo ubashe kuba wakakira amafaranga. Uraza uhakande, ukimara kuhakanda bahita bakubaza Tuyisenge Jean d'Amour myself, cyangwa ushaka kuyahereza undi muntu someone else, cyangwa ni business ushaka kuyoherezaho cyangwa indi company. Uraza uhitemo wowe ubwawe. Ukimara kuba wabihitamo urahita ugera ahangaha, baratubona amazina yawe ni Tuyisenge Jean d'Amour nk'umwe mu bakoresha ino application. Noneho uraza uhitemo ushyiremo account number, nurangiza ukande hano checking account cyangwa saving, uraza ukanda hano kuri saving. Ukimara gusavinga uraza ushyiremo number wenda ya konti yawe, iyi ni imibare ndi gupfa gushyiramo, ushyiremo routing number ibiri inyuma kuri card. Noneho ubashe guhitamo n'igihugu cyawe, uraza uhitemo igihugu wenda Rwanda, uhitemo Rwanda. Aha hose uraza ubyuzuzemo. Routing account ni ya card yawe uza kuba washyiramo kugira ngo babimenye. Noneho postal code uraza gushyiramo 05, niyo postal code ukunda gukoresha address, cyangwa tukaba waza ugashyiramo 0250. Noneho warangiza ugahita ukanda ahangaha continue. Ahanditse harataza mu ibara, iyi continue irahita iza mu ibara ry'icyatsi, uyikandeho amafaranga uhita uyakira ako kanya kuri bank account yawe, ubashe kuba yakoresha uyabikoze ku cyuma ndetse n'ahandi hantu hatandukanye, cyangwa uhiteho uyakuraho kuri bank ukoresha telefone. Byaroroshye, uyakire kuri mobile money mu gihe gito cyane. Ndabashimiye, maze iminsi ndwaye sinahitwa kubahereza video. Icyo ngusaba wowe mushya, kanda subscribe. Ndagushimiye cyane kuri wowe ino video ifashije.